ndirimbo nari nyifite nkajya mbikubwira ukanga mwabaye kubyemera dosi tutabyanga iya mediri hehe natse kuruva indirimbo araguze indirimbo yari imaze gukora cyane ntago ari ahantu mukwiye gufatira umuntu ngo mumunigire mukwiye kumuha mwanya agahumeka gusora indirimbo nupujara biza bamo n'akantu ka timing gutiminga igihe cyiza no melody ubuso bwa mbere indirimbo maze tu ifite umuvuduko ungana gutya ni ukubera ko yasohokeye mu gihe gikwiye ariko Gadifa abo nagira kubaza iyi ndirimbo wenda nubwo muvuga ngo yaratunguranye indirimbo irimo amazina birakomeye sinzi impamvu muyita ko yatunguranye kuba yazamuka gutyo ni nziza man ni nziza yahuriyemo ibihangange bibiri iba nziza harimo n'undi mujene wo muri Nigeria witwa muri Nigeria muramuzi mbega ariko uri ramupromotinze mu Rwanda ni umushuti wanjye tu ni umuji wanjye ni umuji wawe kabisa rero ramutweretse nawe ntari none se ubundi ko ntari kubereka n'umwe n'ubundi ntibigira icyo bimara at least nafate ku mavuta afate nafate kumugisha bazi nafate kumugisha muhesheje hari indirimbo ya Israel mbonye ivuga ngo gendubeho urumva gendubeho kandi bari umuntu Imana yabwiye ngo gendubeho mani gendubeho nyine ari mu marira Theo mumubwire ko mwemera ariko reka muguhamagarire mani gusa si yarya reka muhamagare no nawe ni umuhanzi reka burya kuba umusani ntimukabitindeho ntabwo abahanzi baba bapfa kuryama gutyo reka ndere niba tubaboneka mbona saa 9 zigiye kugera abasanga agiye ari kubyuka ari gusenga ntabwo ntakatubeshye si wowe wagiye ko abantu bakiberaho amahoro nagenda beho namuhamagaye ndamubona nagenda beho niwe muntu wa mbere watikuye abana muri ADPR kurusha abandi ibyo ngibyo ndabisimba sinari mpari urakoze cyane nanjye bw'icyubahiro ngomba Gadifa ntabwo ari urusha abandi nuko ari we musitari okay amugira ndusha abandi ariko nimero ye numvishe itariho Gadifa sinzi imba wayihamagara ukabona iringinga kandi ntabwo tuhabona hayi yagiye nta byadanje abantu bose bari hano baziteho bamenye ko mwemera ngiye mufana n'indirimbo ze ndazumva niza adakeka ko nzima nziza oya se arabyo kare ka video yakoze akayata barabwira ati ngewe ndi umunyamuziki ntabwo nakumva umuntu yakoze ikintu cyiza ngo simushimire niwemera pompo aramaje ngo bumva pompo bisobanuye iki ngo nabonye muri video ngo bari gukata amamodoka ngo banzari oya ndora baginga hasi ngo Bruce niwemera pompo abakobwa bani ni bitangaza rero icyo tari mu bantu bumvise ibintu waririmbye mbere erega ni umuhanzi ntabwo wakandika ku biti utababarira erega ni umuhanzi hariya byumva vuba ahubwo nyine nta bundi buryo ari kubisubiza Theo n'uwadande Theo niyaza mu muziki isanzwe nta muntu ari gupfa kumukira ko hari uburyo yandikamo indirimbo nkumva nibyo nkumva nyine ni ibintu nanjye nakandika yandika indirimbo mu buryo busanzwe kandi akareba ukuntu aza kubihengeka akahita bijyana muri gospel neza bigahwana ni umuhanzi kandi iyo bivanye muri ntuza ari igisha gidro muri ntuza se tubye ko ujyaho ngaho ahimba nyine nkuko twese duhimba bisanzwe we ntago bisaba kumuhumiriza hasi ntago ujye mubona ko abantu baririmba gospel bisaba guhumiriza njye no kuririmba ingoma mane ejo bundi hagiye y'Imana nafata ndapfukama mane cyagiye mu rusengero mbere ya show muri arena ukuntu indirimbo z'Imana zigutegeka kwitwara wowe ukuntu utabihisemo oya zo zikakuyobora bitewe n'umwuka ukuriho n'umwuka ukurimo urumva rero te wowe ntago ari ibintu byo guhumiriza ngo kugira ngo ibintu bigende neza arayihimba akayihimba kimuntu ku buryo nunashyiramo
n'ibitekerezo byawe biri buhuze. ariko ngewe ubundi ahantu atinye Theo urumva yujuje abaturage haboro ngo perezida ajya abaturage bakaza ari bake ngo perezida ntago arahuzuza yaravuze ati ze imbaraga z'Uwiteka Nenda bivuze ariko ibyo tubyumvikane ko neza ko tutanakwiye kugereranya abaririmbyi basanzwe n'abaririmbyi baririmbira Imana. Gute muri abantu baririmbira Imana nanjye yo ngiyeyo n'umuntu mureberamo ariko ikiba kinjyanye ubusanzwe n'Imana. urumva bo bari muri kategori yabo kabisa kubera ko batuma nyine wegerana n'Imana. Buriya ngiye ninashinga n'urusengero ninshinga urusengero nugira ute bazajya baririmba cyane. nashinga urusengero ko ntihagire kandi umuntu unyivangira mu nzozi. muri gahunda ufite warota ibyawe ukandeka. ni ukuvuga muri gahunda ufite wizijyamo inzozi zanjye niyo tuzigwaniramo urumva. Mu nzozi mfite harimo no kuzagira ikintu nkorera Imana kiri serious yo gushinga urusengero kabisa. mu rusengero rwawe wagize uzagira gutya agahita acurangamo akinyuma. abakora ibintu bidakwiye aho kutabikorera nyine yaba yubahirije ibisabwa kugira ngo asohorwe ku ngufu. ubu ngubu tuvuge ko Fande ashinze urusengero bashobora gukuramo akarasisi ka gisirikare ngo nuko ari urwa Fande. Ntabwo bibaho, ntabwo ntibigenda gutyo, ntabwo byakunda. Izo nzozi ni nziza mani. Njye nubwo ntanywa inzoga nzigurira abantu. Ntamwe inzoga ibintu udakora si ngombwa ko bikubitira abandi, ababikorera bakabikora ariko buri cyose kikabera mu mwanya wacyo. Melody hari akantu ushaka kwibariza, sinzi nimba uwo mupeti mwarahuye. Hari umupeti ukomeje kugaragara nk'umufana wawe, even yahuye na Speed urumva. Afite umupira wanditseho Munyakazi, hariho Speed mu mutwe handitsemo Pompom. Ubu twahuye rimwe bawe ku munsi wa show. Ku munsi wa show sinibuka n'ikintu namuhaye, ntabwo mbyibuka neza ko ndamuzi. None muri iyi minsi rero ijoro rimaze iminsi ryarantwaye, ndi muri studio cyane. Ntabwo ndimo kubasha kuboneka ku manywa, urumva amanywa ndayaryama nkabyuka bwahagorobye nkanga guhamagara abantu mu bicuko. Uriya muji buri kintu cyose ajya gukora yarambwira ati Dima ateka akantu urakabona gute, ubundi muri make arakunyishyuza wagira ngo ndagutunze. Niwe manager we? Ntabwo ndi manager we. Urumva ariko yamenye mbere yawe. Nibyo. Urumva yamenye mbere yawe. Muzamuze nawe kabisa. Muji kabisa ni umufana mukuru. Sinzi no kuri no live ari wasanga ariho. Muzamuze nawe ahantu hatari nk'aha ngaha. Ahantu hari private kuko hari ibiganiro ngiye ntakunda kugirana n'abantu imbere y'abandi. Ibyo ndabikurikirana kabisa. Nanjye nta kindi kintu abansaba bambwira ati wazambabariye ukamuza na Boris, nkamubwira ni rero nanjye ngize amahirwe twahura atari mukavuga neza mani ngo Boris wambare ukazamuza na oya nikabivuga ariko nari mvuze ngo kabivuga ngaho bivugiye igishirize kujya bivuga ngaho bivugiye wowe rero aho kubivuga urumva. So rero umugenga afashe imbogo ye ahita umbasha umutipe afashe imbogo ye ahita yisiga ku mwana. Ariko se ntabwo ubonye ukuntu yanditse Speed. Oya wajya gukira igipeti kiba cyateguye bro. Rero byari mu mutwe byanditse neza, ku mupira byanditse nabi. Didima wowe biruvuga bari bakubeshiye. Nibyo bavugaga byari ukuri ndakugarukiye. Ukenga nabivuge neza rero aho. Nuwo mwana bati wazambara ukamuza na Bruce, ndabubwira rero hari uburyo bumwe bishobokamo ariko nabwo twabicishe muri management. Twako ngewe nanjye ubwanjye ntabwo tuvugana direct. Ariko twazabaza ngiye ntabwo njya nanga kuboneka, ntabwo njya nanga kwita. Ese nk'ubu kumaza amajoro muri studio umuntu yagukura. Gako niko kazi kanjye kabana. Bo kazi nyine. Nibyo bibanza ibindi birakurikira. Kuboneka kwa biba bigoye. Oya ntabwo bigoye, ntabwo singoranye. Ntabwo ndi umuntu ugoye, ahubwo wenda amasaha yanjye ni yagoye. Amasaha ni yagoye. Igihe cyawe nicyo kigora. Ubundi ntabwo ari ibidanje. Ariko inzozi zo ndi kuzirukankana ntabwo urumva sinkiryama kugira ngo narote ibindi.
Igereza gukurikira ibyo nabaye ibyo warose narose. kera uretse gato Nahoze mbona indirimbo wasoreje ku rusengero. nahoze mbona indirimbo ivuga ngo yari indirimbo yanjye yagarutseho kuri album. Colorful Generation. Ngo nibaraga bitch muhamangurutsa mukorere maji uwo si umwana. Umuntu garuye ninde kwezi. ariko melody ngiye barumbwira iriya boro yagiye hanze bwa mbere ijya hanze baratubwiye ngo ni accidentally ngo yasohotse bitateguwe utabishaka urumva utanabimenye nyuma iza kuri album none kugenda isohoka gaca abantu iri gutrendinga agace ku kandi bari kugenda bakatamo agace ku gace abanje gutrendinga ngo ese ni Queen cyangwa Sonia ese ni Sandra ninde wamukuyemo umukandara ngo ubundi se kuki yatumya mwambra ako karahita none agezweho ngo agezeho inano ose umwana ni ibyiciro ni seri. oya ariko iriya boro iyo uza kuyisohora wabitinzeho mbanza utari gukundwa. iyo nzi insora nabitinzeho iyo uza kuyisohora wabitinzeho binakuwe ngo reka kurwana n'inzozi wowe urwane n'ibiriho n'ibihari nibyo bikomeye. ibihari bikomeye kabisa. Rwana n'ibihari n'ibiri kuba. niko melody Yes. bagenda gutya no mu ndirimbo uti Claude wa Bwiza Manager we nitsobanurira yes akose wakabonye ko bakagaruye nako Claude wa Bwiza nyine Claude wa Bwiza ngo tugize amahirwe gaplayinga gatoya Didimaro gafite machinery kuri akantu babarira postinze dumba yagapostinze konyine niko nkeneye ko umfasha uwa n'umunyamatiku mane dumba agira amatiku oyasi mukajya mugendera mu Kigali narababwiye ngo ndashaka kuzakura abantu mu Kigali nkabakira mu kidege mbigeze nimuba mubireba. ariko ako kantu mbwira akoherereza gode akwambe kameze kuriya kameze oya mwabyumvise gute se mwumva bivuga byumvise nabi abamanze bakampe kuko ngiye narihereye ndarira kuko urizwa n'uburyo babyumvise nabi. iyo ukoresha ijoro amasaha agera akicurika abona imena nkuba ngo nyine maze iminsi nkora amajoro cyane none byagendaniye ko ukora ni ukuvuga ngo uzagira amataye nijoro iyo uza kuba uri umukobwa twari kukwita igitegwajoro ntimushake mu binyite ko nta kibase. ijoro rirakora mani urumva iri kurikodinga cyane abantu bakora imiziki barabizi ari ukuntu ijoro nyine ryoroshya ibintu muriya se ku manywa ese bamugani ni ukubera iki mukora kurikodinga nijoro urabona nk'ubu ngubu mba numva akize utuntu twanjye ku ruhande rwo mbona umwanya wo gukora n'ibi byose ku manywa fone zirasona abana bararira imbwa zirasakuza indege ziragenda imodoka ibintu byose biba biri active nijoro akajagari kaba kagabanyutse umuntu agakora ibintu bye nyine aribyo ashyizeho umutima kandi buriya ku batuzi twebwe igitsina gabo ntabwo tujya tubasha gukorera ibintu byinshi icyarimwe. iyo uri umuntu w'umugabo bisanzwe byuzuye ubanza icyo nacyo kiri mu bikuranga ukora kimwe ukakirangiza ukajya no ku kindi ukajya ku kindi uko nanjye niko meze rwose nta kintu dushije abandi hanyuma ukitwa munyakazi gute kandi ukora ikintu kimwe ukoranye ubayeho nk'ingwe nyine gukora ikintu kimwe munyakazi ni ugukora ikintu ukakinoza akazi kose mpawe ndakanoza nkabona kujya ku kandi ntabwo mfubye kamwe ngo mfubye n'akandi ibyo ni ukujagajaga ni uguteza umutima werekeza ku kintu kimwe ukagikora kikava mu nzira kandi vuba uzi sloga y'igihugu ivuga ku rubyiruko oya ivuga ngo iki imbaraga zubaka kandi vuba iyo sloga iriho ibaho mani gazo wowe ubahe wowe babwire babikubwire hano muri comment bose barabizi umudiba wantabimo urumva
arambaga aravuga ati uyu muhamba ufite ikirimi cyuzuye mu kanwa buriya biriya bintu mujya munkorera iharabika n'itoteza munkorera mukankorera body shaming biriya bintu biranshengura ntabwo mubizi nawe urataha nawe ukabitekerega bigeze kumbaga nawe bagorekeza mu myanya y'ibanga ndavuga naho nzagufatira tuzesurana gute ngo inda yanjye ngo yagwiriye ngo imyanya myibarukiro ugerageje kubishyira mu kinyabupfura kugira ngo nituka wafashe urambaga uranyasa mera nk'umuntu nawe uri kubyibutsa abatuye iyi si warubajije ngo mbahe noneho urumva uzi icyakurikiye uyu munsi ndakuzanira abantu bari buze kugutungura tuhuza n'ubiji iruhande rwawe hanyuma unsuhurize giti yitwa giti cy'imizi mirefu giti ni we siwe uyu siwe giti uba hehe giti uri he giti okay giti reka tuzamuke urumva ya giti ndabona byapoze no pujara amahoro komera petit frere 001 bimeze gute amahoro sana bora nupuja ngo ni impine ya Nuwimana cyangwa Nduwimana no niwe muntu ufite impine y'inshoberamahanga yitwa Nuwimana Jean Paul urumva arabyegeranya bikoramo nupuja no burya se umuhanzi ntimukamukinishe iyo ujya guhitamo brand name ureba izina ureba izina uzashaka muri Google ugasanga ari gusa nahoze mbona Pitbull avuga ngo kugira ngo mumenye ko nanjye ndi munyakazi urumva Pitbull muramuzi w'umunyamerika yego nibigeze kubwira mu magambo yanjye ariko sinabasha kumusubiramo yaravuze ngo kugira ngo mumenye ko ndi nyamuzika n'ukuntu byamvunye iyo wanditse muri Google ngo Pitbull ntago hakizimbwa mu yandi magambo yahoze arwana na brand yimbwa guhera kera na kare uhita wumva imvune z'umuntu yarakoze arushimbwa yari rukatsa rushimbwa rero ako kantu no puja bavuze nakadanje uri umusana uri kutwumva abantu ukajya gushaka brand name yawe ukiyitiranya n'iyindi brand nkuru cyangwa isanzwe ihari cyamenye kuvunika kabisa cyabira kugora kabisa wow sore ibi ni ikintu bita urukundo bro aya ni amafaranga dukomeze love dore urukundo musharigirira tugiye kuganira ntabwo tuza gufata ibintu ngo tubigire tugiye kuganira ari kumwe n'ibyamamare giti abantu mwese muri kutwereka urukundo turabashimiye pe mu rwerekane giti cy'imizi mirefu uri he iyi account ntago ari iye account ye ifite 110 oya se ni ukuri uriya ntago ari we okay ugiye kumumanura mbetse kasi sinzi mpamvu kumanura abantu bitsetsa abaye oya namubaze reka ntabwo nabona namuborotse biri kicucu ntabwo ari we yaje arituramira aricecekera nawe uriya muntu ndamugimbe mujingaje muri akantu kose frame mutapinga screen musharingi live yaje arituramira aricecekera aravuga ati mba ndaha uyu muntu aranyemeje ya ubundi live iba active yo kamera zifunguye ntegereje ngo zifunguye murashaka kureba iyi sura yanjye nziza gutya koko ngwino tukureberega nubwo bagufatanyaga n'intu zitarakuvamo tuzabona intungamubiri ako narababonye bose baracyasa kwa kundi abo bakubonye ntabwo bigeze ariko se man uziko bigenda gakishana guze ring light uraza kumbwira ibikishana reka nzubwire reka turebe naguze bore yo gukoresha content nyuma y'imyaka 100 reka turebe
naje ntabwo mfite ikibuta muri byo gukaraba oya se kandi aragira ngo mumbona n'umwera none nazabakizwa n'iki n'uwo munwa wanjye cyokora Imana iratanga yaraguhaye kabisa. uravuga nde wowe yampaye iki yaguhaye ururimi runini n'inkuru zo kubara icyo kintu wari uzi ko gishobora kwinjira mu matwi y'abanyarwanda ngahindurwa nk'umuntu ufite ikirimi kinini bro. hari igihe uba ari inkuru nanjye kandi Yohana ntabwo nakubeshya. oya se ndakubujije. hari igihe uvuga ibintu byanabaye mpari nkumvuze kuzibara kabisa uzi kuvuga. oya ahubwo nkazivuga nk'uko ziri. oya ibyago byawe wenda ni uko uba utari hafi ngo unoze imirimo nabwo ntitware kuzagukira. ubundi hari abantu mu Rwanda ntabwo amakrediti ndabazi, ntabwo ushobora kumpereza indabo zanjye wavuze ko nyivuga inkuru wari uhari nawe ukavuga ati nyamunsi yarahari byagenze bite. oya njyewe ibintu ndi kukubwira mani ngiye kubikubwira for free. hari igihe uba ari inkuru n'utuntu ubeshyamo nkumva twari dukwiye ko nari nkwiye kutubeshyamo. navuga nti utu ndihanganye. ubundi wowe na Dekati nafata ku mavuta. Dekati yaricaraga akabari ngo agasinzira. Kristo nyagasani. Imira Fabiola murakoze cyane murakoze. Bandize kuri kamera ngayo nguko ngibi bibera. Thank you Fabi. Thank you Fabi. Yitwa Fabiola no mu diaspora. Thank you so much Fabiola. Ati muri Ottawa ya. Thank you Fabi. Fata ku mavuta. Yarikaraga mana akabari inkuru. Ntabyumva kari kumbeshyara pe ntabyiyumvira. ariko nkihangana nkakomeza nkayumvara. Dekata akicara agakereye inkuru agasinzira. agatera sitora agasinzira. aho abyukiye agakomereza hatariho ariko nkumva nibyo kabisa nkumva biryoshye. ariko ninde muntu afite kinyusi ni nyakwigendera yanga. Yo nyakwigendera yanga nyine. ariko yasize ampamije yo katsinda. oya yasize ampamije. Bijyana nararya hanze ngeze aho ndavuga ibintu ndi kwigira bizaciramo. nararyanze ndarirwanya. bageze aho bangira inama barambwira ati uriya rero ariko kwita izina ukaryanga nibwo buri kuri hamya cyane. ntabwo nababeshya nta nubwo ryanga buriya sana kuko umuntu yaryanga ryihamagara. ariko ibyo ngibyo ntibitwa uburenganzira bwo kurimpamagara uko wiboneye nawe nakotsa. ibintu ni demokarasi. uretse gato nubwo hari inyisi nkihambira nkihangana nkaryakira. ninde mu broga wakubaza ukavuga ati bikubwiye kare se ubundi abandi ntabwo bajyaga bagera ku myanya y'imyibarukiro. uwo ni wowe papa. Melody ko ntigeze mbigira birebire ngo mbigire birebire uretse ko ari akantu katabayeho. ni ka kantu nyine umuntu agutamo nta nubwo uhita ukumva ako kanya mwene ako. ukumva hashize umwanya. nyine hari nk'akantu umuntu agutamo hashira igihe ukavuga uti ariko umushenzi afite impano. ibyo nigira byose kakantu urabona nk'ako kantu k'umuntu wakubaze akavuga ku miti agatamo ka body shaming. ukuntu wagiye ukicara ukiherera ukagatekerezaho. ni mwenako rwose. ako ni katekawe uragatahana wagera nko mu nzira ukavuga uti ariko uriya muntu yavuze ngo iki. ibyo byambayeho. ariko nta gitima kibi urumva ni ushaka kugira ngo kamese ntacyo rega sinanjye sindi igifura. ariko hari igihe umuntu agutamo akantu wagera mu rugo ukongera ukabyibaza. abantu banshinja kuba igifura. wowe ntabwo ugende igifura buriya. urakiri buriya se hari igihe umanurana umuntu ishaza abana se ntiwamumanura useka.
ngo manuka mutarimo urututsi rukomeye cyane. urututsi rukomeye gute umva nkubwira ibintu Yewe muntu wa mbere numvinga ngo kabone iwanyu hashya bro, tekereza icyo kintu manu, tekereza ntugire iwanyu ituhafotora. Njye buriya niyo umuntu anutse ndabishushanya nkabireba muri mu ishusho yabyo, ngo kabone iwanyu hashya. Icyo ni kinini. okay reka ukitegura ngo uze nobya ngo bimeze gute sha country record boss ngo sha boss ngo sha boss urebe ukuntu abatimu ukuntu basuzugura mani umuntu ukaza kuri platform y'umuntu ugahita umwita sha niho kwinjira mu rugo rw'umuntu ukavuga ati kingura sha agahita atabona ka boss ko kugira ngo akubindikiranye. babarira wumve n'izina ry'Imana imbere y'abantu 400 ukabwira umuntu ngo yibite sha utaranangabira ubundi sha ubyita umuntu uhatse kandi Godfather wampaye inka urumva irataha cyagisubize ariko yaratashye da urukumva nobya kantu kasha ariko wiseka melody ari urebye ngiye nshobora kugaba inka ntitaye kugaba inka ntitaye nobya ngo bimeze bita amakuru meze neza kabisa. nabonye ubundi hari ukuntu najyaga mbona urukumva wa mugani yanga kiriho yagiraga gutya uziko mperuka kumva indirimbo yasohotse ibintu bikaba bitangaza mbiheruka yanga kiriho hano hari indirimbo twabonye urumva indirimbo namwe ko tayumvishe iyihe urabona ko indirimbo utayumvishe ku buryo ntashobora kumva comment kweli iyihe kutayikina iyi